Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'103 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoza igitabo cya mbere cyo ku ngoma, tugiye gusoma ibice 28 n'ibice 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'iki gice cya 28 iravuga ngo Dawidi yihanangiriza abantu. Dawidi yateranirije i Yerusalemu abatware ba Isiraheli bose n'abatware b'imiryango n'abatware b'imitwe yakoreraga umwami bafata ibihe, n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abatwara ibintu byose n'amatungo by'umwami n'abahungu be n'inkone n'abagabo b'abanyambaraga b'intwari bose. Umwami Dawidi aherako arahaguruka avuga ahagaze ati, nimunyumve bene data kandi bantu banjye, nari bisanganywe mu mutima kuzubakira isanduku y'isezerano ry'Uwiteka inzu yo kuruhukiramo, ikaba n'intebe y'ibirenge by'Imana yacu, kandi nari niteguye kubaka. Ariko Imana irambwira iti, ntiwubakire izina ryanjye inzu, kuko uri umugabo w'umunyantambara kandi wavushije amaraso menshi. Nyamara Uwiteka Imana ya Isiraheli yarondobanuye intoranya mu muryango wa data wose ngo mbe umwami wa Isiraheli iteka ryose, kuko yatoranije Yuda ikamugira imfura, kandi mu muryango wa Yuda igatoranyamo inzu ya data, kandi mu bahungu ba data ikaba ari njye yishimira kugira umwami w'Abisiraheli bose. Kandi mu bahungu banjye bose, kuko Uwiteka yampaye abana b'abahungu benshi, atoranyamo umuhungu wanjye Salomo kuba ari we wicara ku ntebe y'ubwami bw'Uwiteka ategeka Isiraheli. Arambwira ati, umuhungu wawe Salomo niwe uzubaka inzu yanjye n'ibikari byanjye, kuko namutoranirije ngo abe umwana wanjye nanjye mbese. Kandi nzakomeza ubwami bw'iteka ryose, nagira umwete wo kwitondera amategeko n'amateka byanjye nk'uko ameze kuri ubu. Nuko rero imbere y'Abisiraheli bose, ari ryo teraniro ry'Uwiteka, kandi imbere y'Imana yacu yumva, mwitondera amategeko yose y'Uwiteka Imana yanyu, muyamenye, mubone gutwara iki gihugu cyiza, mukazakiraga abana banyu bazabazungura, kibe gakondo yabo iteka ryose. Nawe Salomo mwana wanjye, umenye Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya ibyo imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde, kuko Uwiteka ari wowe yatoranije kubakira inzu ubuturo bwera, ishyiraho imbaraga ubikore. Dawidi aha Salomo icyitegererezo cy'urusengero. Nuko Dawidi aha umuhungu we Salomo icyitegererezo cy'ibaraza ry'urusengero, n'icy'amazu yarwo, n'icy'ububiko bwarwo, n'icy'ibyumba byarwo byo hejuru, n'ibyo muri rwo imbere, n'icy'ahantu h'intebe y'ihongerero, n'icyitegererezo cy'ibyo yaheshejwe n'umwuka byose, iby'ibikari by'inzu y'Uwiteka, n'iby'ibyumba biyikikije byose, n'ububiko bw'inzu y'Imana, n'ububiko bw'ibintu byashinganywe, kandi n'iby'ibihe by'abatambyi n'Abalewi, n'iby'imirimo yose yakorerwaga inzu y'Uwiteka, n'iby'ibintu byose byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka. Kandi amuha izahabu zigezwe zo gucurishwamo ibintu by'izahabu byose bikoreshwa imirimo yose. Amuha n'ifeza zigezwe zo gucurishamo ibintu by'ifeza byose bikoreshwa imirimo yose. Kandi amugerera izahabu zo gucurishwamo ibitereko by'amatabaza n'amatabaza yabyo y'izahabu. Agera izahabu z'igitereko cyose n'iz'amatabaza yacyo. Kandi amugerera n'ifeza z'ibitereko by'amatabaza by'ifeza, agera ifeza z'igitereko cyose n'iz'amatabaza yacyo, uko igitereko cyose gikoreshwa. Amugerera n'izahabu z'ameza y'imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, izahabu z'ameza yose, kandi n'ifeza z'ameza y'ifeza, n'ibyo kwaruza inyama, n'ibyungu, n'ibikombe by'izahabu nziza. Agerera icyungu cy'izahabu cyose, izahabu zacyo, n'icy'ifeza cyose, ifeza zacyo. Kandi agerera igicaniro cyo koserezaho imibavu, izahabu
itunganyijwe, kandi amuha n'izahabu z'igishushanyo cy'igare n'ibishushanyo by'abakerubi batanze amababa bagatwikira isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Dawidi aravuga ati, ibyo byose nabimenyeshejwe n'ibyanditswe n'ukuboko k'Uwiteka, iyo niyo mirimo yose ikurikije iki cyitegererezo. Maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati, komera ushikame uzabikore, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye izabana nawe, ntizagusiga, ntizaguhana, kugeza aho imirimo yose y'ibizakoreshwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Kandi dore hariho n'ibihe by'abatambyi n'Abalewi by'umurimo wose w'inzu y'Imana, kandi mu murimo w'uburyo bwose uzaba ufite umuntu w'umuhanga ukunzwe wese wo gukora umurimo wose, kandi n'abatware na ba rubanda bose bazahora biteguye kukumvira rwose. Igice cya 29. Amaturo y'abantu. Umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati, umuhungu wanjye Salomo, uwo Imana itoranije wenyine, aracyari umwana, ntarakomeza intege, kandi umurimo urakomeye, kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'abantu, ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Njyewe niteguye inzu y'Imana yanjye uko nshoboye kose, nshaka izahabu n'ibintu by'izahabu, n'ifeza n'ibintu by'ifeza, n'imiringa n'ibintu by'imiringa, n'ibyuma n'ibintu by'ibyuma, n'ibiti by'ibintu by'ibiti, n'amabuye yitwa shohamu, n'ayandi mabuye yo guhunda, n'amabuye arabagirana, n'ay'amabara menshi, n'ay'igiciro cyinshi, n'ay'amoko yose, n'amabuye yitwa marimari atagira akagero. Kandi rero kubw'urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye, kuko mfite ubutunzi bwanjye bwite bw'izahabu n'ifeza, mbuhaye inzu y'Imana yanjye, busage ku byo natunganirije inzu yera byose, n'italanto z'izahabu za Ofiri 3,000, n'italanto z'ifeza itunganijwe 7,000 zo gutera ku nzika z'amazu. Izahabu n'ibintu by'izahabu n'ifeza n'iz'ibintu by'ifeza n'iz'ibintu by'uburyo bwose bikorwa n'abanyamyuga b'abahanga. Nuko rero uyu munsi ninde wemeye kwitanga k'Uwiteka? Maze abatware b'amazu ya ba sekuruza, n'abatware b'imiryango ya Isiraheli, n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana, n'abatware b'imirimo y'umwami batangana umutima ukunze, batanga italanto z'izahabu 5,000, na dariki inzovu imwe, n'italanto z'ifeza inzovu imwe, n'italanto z'imiringa inzovu imwe, n'ibihumbi 8, n'italanto z'ibyuma 1,000, ngo bikoreshwe mu murimo w'inzu y'Imana. Kandi abari bafite amabuye y'igiciro cyinshi barayatanga, bayashyira mu by'ubutunzi bw'inzu y'Uwiteka, bwatwarwaga na Yehiyeli w'umugerushoni. Maze abantu banezezwa nuko bemeye gutura, kuko batuye Uwiteka bafite umutima utunganye. Kandi n'umwami Dawidi nawe yishima ibyishimo byinshi. Isengesho rya Dawidi. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose, aravuga ati, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isiraheli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Ariko nkanjye ndinde n'abantu banjye, byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho, kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho. Kuko turi abashyitsi imbere yawe n'abasuhuke, nk'uko ba sogokuruza bacu bose bari. Iminsi yacu tumara mu isi ihwanye n'igicucu, nta byiringiro byo kurama. Uwiteka Mana yacu, ibi bintu byose twiteguye kubakira izina ryawe ryera inzu, bituruka mu
mu kuboko kwawe kandi byose ni ibyawe. Kandi Mana yanjye nzi yuko ugerageza umutima ukishimira gutungana. Nanjye ntuye ibi bintu byose n'umutima ukunze kandi utunganye. Kandi ubu mbonye abantu bawe bari hano bagutura n'imitima ikunze biranezeza. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli ba sogokuruza bacu, ibyo ujye ubikomeza mu bitekerezo abantu bawe bagira mu mitima yabo, utunganye imitima yabo ikwerekereho. Kandi umuhungu wanjye Salomo umuhe umutima utunganye wo kwitondera amategeko yawe n'ibyo wahamije n'amateka yawe, kandi akore ibyo byose. Yubake n'inzu y'ibyumba niteguriye kuyubaka. Dawidi ahera ko abwira iteraniro ryose ati, ubu nimuhimbaze Uwiteka Imana yanyu. Nuko iteraniro ryose rihimbaza Uwiteka Imana ya ba sekuruza, bubika imitwe baramya Uwiteka n'umwami. Bukeye bwaho batura Uwiteka amaturo, batamba ibitambo byoswa, amapfizi 1000 n'amasekurume y'intama 1000 n'abana b'intama 1000, hamwe n'amaturo y'ibyo kunywa ari hamwe nabyo, n'ayandi maturo menshi cyane kubw'Abisiraheli bose. Uwo munsi bararya baranywa bari imbere y'Uwiteka banezerewe cyane. Bongera kwimika Salomo umuhungu w'umwami Dawidi ubwa kabiri, bamwimikisha amavuta imbere y'Uwiteka ngo abe umwami, na Sadoki ngo abe umutambyi, Salomo abe umwami. Nuko Salomo yicara ku ntebe y'ubwami y'Uwiteka ari umwami mu cyimbo cya se Dawidi, agubwa neza. Abisiraheli bose baramwumvira, abatware bose n'abagabo b'abanyambaraga n'abana b'umwami Dawidi bose bayoboka umwami Salomo. Uwiteka yogeza Salomo cyane imbere y'Abisiraheli bose, amuha icyubahiro cy'ubwami kitari cyabaye ku mwami wese wamubanjirije mu Bisiraheli. Dawidi mwene Yesayi yategetse Abisiraheli bose, kandi igihe yamaze ku ngoma mu Bisiraheli ni imyaka 40. I Heburoni yahategetse imyaka 7, maze ategeka imyaka 33 i Yerusalemu. Atanga ageze mu zabukuru, asaza neza amaze iminsi myinshi, ari umutunzi n'umunyacyubahiro. Maze umuhungu we Salomo yima ingoma ye. Kandi ibyo umwami Dawidi yakoze, ibyabanje n'ibyaherutse, byanditswe mu magambo ya Samweli bamenya, no mu magambo y'umuhanuzi Natani, no mu magambo ya Gadi bamenya, hamwe n'ibyo gutegeka kwe kose no gukomera kwe, n'ibyabaye mu Bisiraheli ku ngoma ye no mu bami bose bo muri ibyo bihugu. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Mugire umunsi mwiza kandi mutangire icyumweru cy'amahoro. Imana yo mu ijuru ibiyereke muri byose, ihire imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda mu izina rya Yesu.